Yes, reka nongere mbasuhuze ari nako mbaha ikaze mwe mudahema kubana natwe hano kuri iyi sheni ya Icyizere Family TV, mu makuru n'ibiganiro tugenda tugarukaho umunsi ku munsi. Uyu munsi rero turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani, umwaka wo n'ibihumbi 2025. Ngira ngo rero nkuko mubibona hangaha bafite utuntu abatoya benshi nabyo bazi, ariko abakuru barabizi baranabisobanukiwe. Hari impamvu rero yatumye nzana utu tuntu ahangaha, bivuze ngo rero niyo ngiye kubasobanurira. Uyu munsi rero nkuko mubibona itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani, uba ari umunsi w'umuganura. Abanyarwanda nta mpamvu n'imwe bagomba kwibagirwa umuco wabo. Bivuze ngo rero hari abana bagenda bavuka ugasanga bibagiwe amateka y'ahashize. Hari uwo nshobora kwereka kano kantu ntamenye icyo ari cyo, akangaka nasobanukirwe ibyo ari byo. Abenshi ntabwo bazi ibicuma, ni kimwe n'uko hari abenshi batazi ibibindi. Bivuze ngo rero hari abagenda bibagirwa umuco bitewe n'uko umuco utagenda ugaruka, cyangwa se ababyeyi bamwe na bamwe bawigisha abana babo. Ibi ni ibicuma rero umuntu ahinga, biba byenda kuba biteye nk'ibihaza. Ngira ngo murabona ni agacuma kameze neza kagiye kariho imitako. Akangaka hari igihe ugashyiramo akantu nyine ukakanyweramo. Hari n'ibiba biteye gutya ariko ari ibisabo binini atari ibingibi. Bivuze ngo rero utungutu n'utwo nateye, ndavuga kugira ngo nshyigikire umuco utazacika. Utu tuntu ngomba kutubika, nkatugumana. Bivuze ngo rero nubwo mwumva tujegera, ahangaha haba harimo inzuzi ushobora gukuramo ukongera ukazitera zikabyara utundi nk'utu ngutu. Niyo mpamvu rero mba natuzanye ahangaha kugira ngo nwereke n'abatatuzi. Bivuze ngo rero aho nari nitabiriye umuganura, habereye ibirori bigiye bitandukanye. Reka mbareke rero, bivuze ngo ibyahabereye ni iby'ingenzi. Bariye umutsima w'amasaka, banyweye amata, banyweye ibigage cyangwa se imisururu. Ibi ngibi ngomba kubigumana. Hanyuma rero nkajya mbibereka nkababwira nti utu ni utuntu nyine twakira. Murabona ko gasa neza mo imbere rwose. Icyo washyiramo cyose ukinywa wumva umeze neza cyane. Ni utuntu tuba dukeye mo imbere, dukoze neza, tumekoreye amasuku. Urabona uko tuba tugiye duteye nyine ni utuntu tuba dukeye, ku buryo wanyweramo ubushera cyangwa ikigage ukumva kiramanuka neza cyane. Reka mbareke rero mukurikirane umuhango uko byagenze, aho narindi, uko umuganura wagenze, uko bari babyitabiriye n'uko byari byifashe. Ndabakunda cyane kandi mukomeze kuzirikana kandi mukomeze gukomera ku muco wacu, ntuzacike banyarwanda, namwe banyarwandakazi. Murakoze cyane, turi kumwe. Hano sha iyo ntuze ubareka n'uyu nguyu mushyikirize abakobwa mwamurekera kugira ngo bagane
hariya twari turi mu mwanya w'imirimo y'abakobwa, hari n'umusore mwatoje abamukuru, byanze bikunze ababyeyi batwishimiye ko batoje abakobwa babo umuco mwiza. Ntimwabibonye se? Reka turebe na ba basore banyu mw'abagabo mwe mwabatoje kwihangana. Umukobwa nawe aracyari mu kazi ariko umukobwa zikunye higo mwihangane mwa basore mwe, abakobwa ntitubahige, ababyeyi bacu batujyanaga mu gikari bakadutoza umuco, nawe muri kumwe na ba papa banyu turi kumwe. ariko baha turi genda ubashyiramo uyu ni umuganura rwose ntirenga, uyu ni umuganura motora kanyombe. Yemwe urakoze cyane muzehe Imana rwose. Uko byahoze kera kose mwabonye ahangaha, abana banyoye amata, abana bariye iki, umutsima w'amasaka, iyo ni nyabwerere ahoze w'iki kera. Uwo ni umuco ntugacike. Icya kabiri ngiki, amata banyoye mwahoze mubona umubyeyi uri ahangaha agira ati ayacunda, Kagame yaduhaye inka ntigacike, zizahoreho. Icya kabiri ndi gucaguranya, mwabonye utu dukombe abana banywesha amata, kera tukaba twitaka iki, injome abenshi nimuyiga ahangaha. Injome nasimbuye iki gikombe ikasimbura mirongo. Uwo ni umuco w'Abanyarwanda. Umubyeyi utariki nk'ingi yageraga, abana bageraga bate, barazaga bakamuzanira iki, umuganura, icyo bita amarwa, bakazana iki, igiseke nk'imwahoze mubona ahangaha, ababyeyi ndabona kibifite. Bakazana iki, urwarwa, ariyo nzoga y'abasaza nkatwe dukuze, bakayishima. Umwana bakagira bate, bakamuha iki, imbuto, genda uhinge weze, ndi umubyeyi ngo ahe iki, ngo ahe umugisha. Abakuru murabizi, abatari mubizi tuzaga tubahanura, nabishoboka ariko mutwumva, mwo kagira Imana mwe. Burya umuco ntabwo uhera hehe, hasanga uhera hejuru.
perezida wa repubulika ati mwese mugire iki mugire inka mutunge mwororoke ushoboye kwahira inka muhaye iki muhaye inka ushoboye korora iki iriya tungo rigufi ati ndayimuhaye aragahirwa n'umuntu umuhere ikiganza yoroheje abanyarwanda adushyira ku muco mwiza ibi ngibi biragahoraho bana ko abayobozi muri aha ngaha rero uyu muco ni mwiza Hoya hoya kirazira